waramutse Yani sawa. Tinda kubyuka izi saha utambaye pinjama umuntu w'umusore Tubunebwe bwatari Tubunebwe bwose oya rwose gusa kagana turacyafite ikibazo iminsi 3 yose tutazi ahantu Tony ari telefone ye nticamo nta n'andi makuru tubifiteho ufite ikibazo kimpangayikishije Ega mama icyo ni ikibazo gikomeye gusa ntacyo bivuze ashobora kuba yaragiye kwawe uri kuguma guhangayika nawe ubu kuva mu gitondo nahamagaye nabajije inshuti ze zose nzi nahamagaye aho kwa kuvuga nta muntu umurambira ko yigeze amucana ryera Kwa Jimmy wakubwiye ko batigeze ajya magingo aya nta muntu ntarabaza ntabwo yahageze noneho bamushimuse twagira dute izo nizo mpungenge nanjye mfite cyane ko hanze aha hari abagabo n'abasore bahora bakanuriye amaso abana b'abakobwa cyane bari mu kigero nk'icya Tony mama oya abagabo basigaye batinya ribu ntabwo bapfa gutinyuka akana k'agakobwa nka kariya Tony ntabwo ari umwana abagabo bo n'abasore bo bari hanze ngaha baca umugani mu kinyarwanda ngo inyamaswa ijyana ntabwo irobanura ubwo rero reka dutegereze ejo nibwo tutaramubona tuzatanga amatangazo kuri radiyo na televiziyo umwana wanjye arampangayikishije cyane dukwiye kubimenyesha inzego z'umutekano zikadufasha ariko mutuye nawe nakajije umuntu wamwiwe na telefone yananije kutumenyesha aho ari ibyo biranshobera oya Kevin bikwita mushiki wawe akajije uratukanye n'ibibi none se atabaye injiji umuntu ungana kure yava mu rugo atavuze umukobwa urangije kaminuza ni injiji ariko rero hagomba kuba hari ikindi kibyihishe inyuma gore nagira ngo nkometse ko rero amashuri agiye gutangira wabyibukaga mu mateta ndabizi ko amashuri agiye gutangira ariko ntabwo nagira ubuzima mbayeho ngo ntekereze n'ibyo byo kujya kwiga ugomba kwitegura ukazajya ku ishuri nk'abandi nubwo umusaza wawe adaheruka kutuvugisha ariko ntabwo ibyo byakubuza kuzajya ku ishuri nk'abandi sibyo ukwiye kugira ubwenge nk'ubwa musaza wawe ukajya kwiga si ubwo mu mateta urambwira kwiga ubundi ubona nakwiga hehe gore hano hafi hari amashuri leta yatwegereje wakwiga hano hafi si ngombwa ngo ujye kwiga kure rwose yego mama teta ni byiza kugira ubwenge ariko ntabwo nakwiga muri aya mashuri y'abaswa njye niga muri 9 ntabwo nayijyaho iyo myumvire ntabwo ariyo gore ariya ntabwo ari amashuri y'abaswa ibyo bivugwa n'abantu batazi gahunda ya leta nibishaka ibireke kuba byo njye ntabwo nakwigana n'abantu batitsindiye naritsindiye bari kwiga hariya ntabwo ari uko baba batatsinze nabo bafite ubwenge ubwo yagiye kunshakira minervari nzategereza yohereze cyangwa ayizane mbone kujya ku ishuri ndumva waba ugiye kwiga hariya hafi noneho amafaranga Google yazayohereza ukazajya kwiga ahandi wifuza sibyo yego tuganire ku kibazo cya Google ushaka kwimbira neza rero umunyamakuru yasangije niyo na source yawe akora amakuru ntabwo naguteranya na hafi kuko mbere yuko mpakazi nayo usanzwe ari inshuti nkuko nabikubwiye hafi afite uruhare runini mu ibura rya Google none ushingiye kuki kugira wemeze cyane amakuru ndashaka ufite intumbero hamwe n'ubundi kugira ngo source sure yawe ukorera rega nyuma y'ibura rya Google hafi yakundaga kubona amakuru kwa Gaby kandi ibyo bisa no kunika hafi rero mbona hari ikintu ahisha pe ibyo rero nanjye kandi twigeze kubitunganira shwana nafse mupfa Google byagora cyane kuri gusobanurira usibye ko mbona atari hafi ya wenyine na James ashobora kubirira ntibishoboka na gato hafi na James impossible nibi umva bamubwire abo bombi babitse byinshi kandi bizatinda ukuri kujya ahagaragara none Mary oya ntushake kubonana n'abavandimwe ntibishoboka nta na gato erega cece rimwe na rimwe biragorana kumva ukuri ariko bizatinda tuzamenya ukuri
uko kuri utari kurabasha kumbwira n'ukuri. Erega Cece nawe uri mukuru, haguruka ushakisha amakuru nawe hafi ndagushima ko mwigura nanjye. Akoze cyane kandi rega nta cyamuza guhura nawe wambere inshuti nziza. Hafi ndagira ngo ngire ibyo nkubwira n'ibyo nkusaba, ikindi kandi ngire n'ibyo nkwibutsa. None niba ijwi ryawe ari irya nyuma kuri wowe. Ijwi rya nyuma se kuri njye kwereke ngiye kujya ese ntazongera kukumva. Hafi ntawe ariko ndumva ameze nk'uwataye umutwe. None ubu wicaye hano nta mutwe ufite, se ni iki cyaba cyagutesheje umutwe? Hafi rega abona iyo mutekereje numva nkumbuye ko wahora nkakongorera mu gutwi, icyampa nkasubiye ku munsi wa mbere tukimenya. Rega kandi sinzi ko ibihe byiza twagiranye bishobora kongera kugaruka. Uyu munsi nabonye intege zo kuza imbere yawe, ariko mpageze naniwe kunyeganyega kuko utakinkunda. Kavi, mbwira ijambo rifite ubusobanuro, nta mwanya gifite mu mutima wanjye kandi mpora mbikubwira pe. Hafi nagira nkubwire ko uri umuhemu w'ibyiyumviro byanjye, wangize byinshi mu byishimo by'umutima wanjye. Kavi, ndagusabye ntuzongere kubimaho pe. Ikindi kandi wige kuba utamfite rwose, ntabwo nari nzi ko ushobora kumpesha umwanya bigezayo rwose, ntuzongere n'undi munsi. Mama Teta, aho kujya kwiga hariya nashobora nkashaka umugabo nkava no muri iki kizu cyanjye nyine. Ngo umugabo Gore ntabwo wagatekereje umugabo ku myaka yawe, mwanagiye muri segonderi mu wa 5. Tekereza ku mashuri yawe, n'ibyo umugabo ntabwo aricyo cyihutirwa. Mama Teta, ntabwo nabyumva pe. None se ntihari abana tungana twiganye bashatse kandi ngo zabo zikaba zikomeye? Gore abo uvuga mu ngana b'imyaka 17 n'itandatu abo bose unakurikiranye wasanga n'ababashutse barabihaniwe n'amategeko. Rero iyo myaka ntabwo ari imyaka yo gushaka, ntabwo baba wujuje imyaka yo gukora. Baramaze n'aba 15 se ntibashaka? Excuse me, hari telefone yasize hariya ku meza, sinzi niba waba wakamboneye. Kamaraka? Ni akanya murakoze cyane, nawe by'umugisha kabisa. Mujye mufashe rwose. Sorry. Nangahe? 2500. Amafaranga. Ko mbona umeze n'umuntu udafite n'amafaranga. Naje mufite rwose, sinzi aho agiye. Okay, it's okay, reka nyikwishyure basi nta kibazo. Ari kwishyura angahe? Byari 4,500 yonyine. Reka nyikwishyure nta kibazo, sibyo? Ni ukuri urakoze cyane Imana iramugisha. Urakoze pe. Murakoze. Urakoze cyane kabisa. Nitwa Calvin, wampa nimero yawe? Nta kibazo. Nitwa Jill. Murakoze cyane Jill. Murakoze cyane. Umunsi mwiza. Sawa. Go, n'abantu nubwo ari yego pe, ariko hateye ubwoba mukubona. Nawe nateye ubwoba? Yego. Nibyo? Teni, mwese ntabwo ukomeye mu rugo? Sa, kuhakumbura byo ntabwo byabura, ariko nabirenze. Ahubwo se, go, ko
wambwiye ngo warize wagarutse mu mahanga. Toni, narize ndangiza amashuri 6 yisumbuye niga na kaminuza ku nkunga ya leta. Okay, ni byiza. Wowe wari ugeze mu wa kangahe? Nanjye narangije kaminuza ariko negereje kwiga masters vuba. Ariko sego ufite mama na papa? Toni, ntabwo navanga papa ndamufite kandi sinavanga yarapfuye. Mama umbyara yamubyeyi nakundaga, niwe naboneyeho urukundo, yitabye Imana. Sigaranye mushiki wanjye umwe nkuko nabikubwiye witwa Gorete, uba mu cyaro. None sego kuko mbwiye gutyo kuri papa wawe? Toni, nawe mbwiye gutyo ni sorry, mbabaza cyane. Papa yajyanye na mama ikibazo cy'imitungo bituma batandukana. Nese kumva ko batandukanye ubwiye n'iki ko yiwe cyangwa se atakiriho? Ubuzima buri private ku babyeyi, reka mbe ndetse kuko hari izo nkuru. Ahubwo mbwira ko abandi bakobwa bo mu mujyi bakunda abasore bafite amafaranga, bameze neza, bayo neza, kubera ko wahisemo ko mu rukundo kankunda. Ibyo ngibyo biterwa n'umutima w'umuntu. Njyewe umutima wanjye ukunda umuntu nayo nta kondisiyo ziriho. Mwese Toni, ubona urukundo rwanjye nawe rwazagera kuki? Umva twazaba nka Romeo na Juliet, sibyo? Ugahita witwa Romeo nanjye nitwa Juliet. Iyo ndirimbo urayizi? Shiri wamfashe bugwate sinyivugo naratsinzwe. Barakomeza bakavuga ngo nzaba Romeo nabuza mbera Juliet. Toni, ni byiza cyane. Reka mubwira akantu keza. Kambwira ndakunda. Toni, waretse ukaba usubiye mu rugo, deni tugashaka uko twabaho bikazanyura mu nzira ya nyayo, nkazaza iwanyu tukibanira ubuziraherezo. Imana iduhaye uwo mugisha, ko nzi ko ibyo Imana yashatse gukora bigira iherezo ryiza. Reka tujyane mu rugo, ndabizi mu rugo buzakwakira nta kibazo. Toni, tubane mu rugo n'ubundi bwa kabiri. Nta kibazo kibirimo, ntazamenya ibiri hagati yanjye nawe. Toni, byaba byiza twibereye ahantu hamwe njye nawe, ariko this time ntabwo bishoboka. Reka ujye mu rugo, ndabizi tuzasubira. Ariko se kubera ko matira kujya mu rugo aho kukamubwira igitekerezo, ahubwo ati tugende mu rugo, reka tujye iwanyu ahubwo tujye gusura sister wa Gorete. Oya, ibyo nibyo nanze. Ntabwo nasubira mu rugo uko naje, icyo nicyo nanze. Ngomba kumanza gushaka amafaranga. Nirutse mwana ko mbona ucanye maremare, mbona imvura igiye kugwa, ugiye he? Ngiye mu mujyi gatoya ntabwo Nanjye mvuye kureba inzego z'umutekano, mvuye kubamenyesha ikibazo cy'ibura rya Toni. Ubu rero bambwiye ko bagiye kubikurikirana, nibagira amakuru bamenya bazatubwira. mbere none se wampaye amafaranga agiye gutanga itangazo kuri radiyo na televiziyo, tukayakurinda byagira icyo bimara. Uzi ko ari byo mwana wawe? Icyo ni igitekerezo cyiza, ahubwo amafaranga reka nyagure, dukoresha uburyo bwose bushoboka, n'ahandi hose hashoboka umbwire kanguha amafaranga. Umpaye 5 njye kuri radiyo, ubundi ndabona amasaha yakoze. Akira, ahubwo se nkubaze, uribuka ukuntu Toni yagiye yambaye? Oya, niba nibuka neza yagiye yambaye imyenda y'imikara n'inkweto z'umutuku. Nicyo nibuka. Ariko buriya ntabwo numva ukuntu umwana wanjye ashobora kumara iminsi ingana gutya abaye akiriho ataramvugisha. Mama, ni ikibazo byo gikomeye cyane. Ibi bikubera isomo mwana wanjye, ntimukagende mutavuze aho mugiye.
kugeza ubu ndahangayitse bikomeye, kugeza ubu ntabwo numva ko umwana wanjye yaba akiriho. mama humura, umuratumye ntabwo yapfuye, turabyizeye azaboneka. Reka tubihange amaso kandi dusenge, Imana ishobora byose. ntacyo. ese cucu tekereza iki ku mwana wanjye nawe? hari ikibazo kirimo kuri kwiyumvashije sinzi, gusa nyine simba nari byinshi byahindutse, ntabwo tukivugana ngo twavuganaga mbere, ntabwo kimpamagara ngo mbaze wenda amakuru cyangwa donc ntabwo tugicinga nka mbere, nawe urabibona ngira ngo singibabona gusa. kurasana kuri n'ibisanzwe cyane, nawe utirengagije abizi yuko akazi ari kenshi. Anyway, nubwo ubona mba ntabwo mpamagaye, why not wowe tutera intambwe ngo mpamagare? It's very simple. Sha icyakora byo nibyo da, aho noneho uransinze nanjye wenda nagize uburangare, natekereje nyine kuri bize ndavuga reka ndetse ahubwo nzaza kureba n'ikibazo gihari. Ariko shasi nubwo biri uko nawe hari utuntu ngenda ndakubona ko tudasobanutse, uretse ko nenda kuvuga ukuri na mbere hose. So sometimes ari igihe mbona ngo urashyigikiye yuko dufashanya mu kubyerekeye uburagirwa, ikindi gihe nawe nkumva ngo dufitemo uruhare, nkaza kuri kwabona ko nuko n'inshuti yanjye, kuko even nanjye ubwanjye ntabwo gutekereza ibindi bintu. nanditse nkubaye wowe ubundi utekereza ko naba mbifite mu bihari cyangwa se wowe ni iki? Donc umutima wawe urakubwira iki? akubwira ko nyine mpuriye he nabyo cyangwa se nawe mfite mu bihari? Ndabyumva, c'est ndabyumva, ariko sindabiha agaciro cyane kubera ko inshuti yanjye, ahubwo nkeneye kumenya ngo kuri kwawe n'iki ni ukuri. Ariko se kuri kwanjye kuri kwanjye ushaka ni ukuri mu by'ukuri? Imyaka tumaze ntabwo ubizi, ntabwo tumaze imyaka myinshi tuziranye nk'inshuti, turi inshuti. None se ni ukuri ko ushaka kumubwira? Ubwo icyo utazi icyo ushaka kumubwira kindi ni ikihe ko nanjye ntacyo mfite cyo kubwira? Yego ndabyumva pe, ntabwo ubwo rwose twavugaga muri byinshi, ndabyumva ko kuva ku nshuro ya mbere tubonana ibiki n'ibiki babizi twabanje no kuba umuzamu wo mu rugo, ntabwo wenda twahuzaga mvuge gutyo, ariko ntabwo ndi umugome nta nubwo ndi umwana muri bigeze aho ngaho uburyo nabwo ngo njye mfite uruhare muri bari ryavuga cyane. Ahubwo se ubundi amakuru nkanjye ariko kuba uri kuyakora vuba. Oke, ndabyumva, ariko Melissa si inshuti yawe, si umugenzi wawe. Hari ikintu muba mupfa ku buryo aza kumbwira amagambo inyuma yawe atariyo? Niba ari Neri koko ntibigutungure rwose, kuko nanjye ubu ngubu asigaye aranshanze, sinzi ukuntu yarahindutse niyo biteye ubwoba, ntabwo akiri Neri wanjye nari nzi. Ngaho sinumva ubu nawe utangiye kunshaka. Ubwo nimba rero gahunda imeze gutyo, niba nawe hari amakuru mabi y'urukura mwumva ko cyangwa atameze neza, gusa n'undi nzira ari kuriho kuko ntiwamunzanye kandi umunzanira nk'umuntu mubyeyi aje kudufasha ibintu kubera intambara. Ubwo rero nawe urabibona, ninde wo kwemera? Nemera wowe, nemere Neri? Ikibazo gusa you're my boss and my friend at the same time. Nzi unyizeye uri kwana ibintu neza kuko